aho nzahamagarwa hose, ari no mu misozi, cyangwa ku rugamba rukaze, mubyeyi ntunkenera, ukambwiza ijwi ryawe ritoya, ukanyuza inzira ntazi, nzakwishyira mu maboko mvuge nti nzajya unshakira hose, nzajya unshakira hose mwami, mu misozi no mu bibaya, nzavuga ibyo ushaka ko mvuga mwami, kandi nzaba nk'uko ushaka. Ahari Yesu ashaka yuko muvugira uyu munsi, ahari haboneka impabe nkwiriye guhabura, murokozi wanjye nunyobora, n'ahari ibihanamanga, sinzareka kogeza inkuru yawe, nzajya unshakira hose, nzajya unshakira hose mwami, mu misozi no mu bibaya, nzavuga ibyo ushaka ko mvuga mwami, kandi nzaba nk'uko ushaka. Bakunzi ba Judgment Turufu Victory, ndabasuhuje. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana nawe. Njyewe amazina nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, nkaba nkuhaye ikaze muri gahunda ya Byanditswe ngo. Uyu munsi rero ni umunsi wa mbere dutangiye w'umwaka wa 2026, cyangwa ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Rero ni umunsi tugiye gutangiraho kuzajya tugenda twiga ibyanditswe byera, aho tuzagenda dusoma igice ku gice cyangwa umurongo ku murongo. Nkwaye ikaze rero, kandi nanone nkurarikira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura bijye birushaho kukugeraho. Nyemera rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda itwitaho, turagushimye turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugiye gusoma ijambo ryawe, ubane n'imitima yacu, uduhe gukuramo ibyatugira umumaro, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora byose, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mukunzi wa Judgment Turufu, twasomye ibice bigera kuri 28 byose. Twabonyemo ibyo kwirema, tubonamo uburyo Yakobo yahunze, tubona uburyo yanyaze umugisha, tubona uburyo Esawu byamugendekeye, ndetse tubona mu gice cya 28 uburyo Yakobo yasenze avuga ati, Mana nundinda muri uru rugendo, ukampa ibyo kurya, ukabana nanjye ningaruka kwa data amahoro, nzaguha 1/10. Twarabibonye rero, aho twabonye icyigisho cyavuga ngo gusaba iby'ingenzi. Rero twabonye ko iby'ingenzi icya mbere ari imirire, ari ugushaka uko wabaho. Rero ahangaha tugiye noneho kureba Yakobo ajya kwa Labani. Yakomeje urugendo ajya kwa Labani, noneho atendera Rasheli imyaka 7, ndetse aza no gutendera Leya, nk'uko tugiye kubibona muri iki gice cya 29 mu gitabo cy'Itangiriro. Twabonyemo ibyo kwirema, tubonamo uburyo Yakobo yahunze, tubona uburyo yanyaze umugisha, tubona uburyo Esawu byamugendekeye, ndetse tubona mu gice cya 28 uburyo Yakobo yasenze avuga ati, Mana nundinda muri uru rugendo, ukampa ibyo kurya, ukabana nanjye ningaruka kwa data amahoro, nzaguha 1/10. Twarabibonye rero, aho twabonye icyigisho cyavuga ngo
gusaba iby'ingenzi. Rero twabonye ko iby'ingenzi icya mbere ari imirire, ari ugushaka uko wabaho. Rero ahangaha tugiye noneho kureba Yakobo ajya kwa Labani. Yakomeje urugendo ajya kwa Labani, noneho atendera Rasheli imyaka 7 ndetse aza no gutendera Leya nk'uko tugiye kubibona muri iki gice cya 29 mu gitabo cy'Itangiriro. Turere ku murongo wa tugere ku murongo wa 35. Aravuga ngo rero Yakobo akomeza urugendo agera mu gihugu cy'abanyaburasirazuba, abona iriba riri mu gasozi ririho imikumbi y'intama 3 ziryamye, kuko kuri iryo riba buhiraga imikumbi, kandi igitare kigomeye amazi cyari kinini. Aho niho imikumbi yose yateraniraga, bagatembagaza cya gitare bakagikura ku munwa w'iriba, bakuhira intama bakagisubiza ku munwa w'iriba aho gihora. Yakobo abaza abungeri ati, bene data murava he? Baramusubiza bati, turi Abanyaharani. Arababaza ati, muzi Labani mwene Nahori? Baramusubiza bati, turamuzi. Arababaza ati, araho? Baramusubiza bati, araho, kandi dore umukobwa we Rasheli azanye intama. Arababwira ati, dore niburira igihe cy'amahindura ntikirasohora, muhire intama mugende muziragire. Baramusubiza bati, ntitubibasha imikumbi yose itaraterana. Bagatembagaza igitare bakagikura ku munwa w'iriba, nibwo turi bubone kuhira intama. Akivugana nabo, Rasheli azana intama za se, kuko ari we uziragira. Nuko Yakobo abonye Rasheli mwene Labani nyirarume n'intama za Labani nyirarume, yegera iriba, atembagaza cya gitare, agikura ku munwa w'iriba, yuhira umukumbi wa Labani nyirarume. Yakobo asoma Rasheli, araturika ararira. Yakobo abwira Rasheli yuko ari mwene wabo wa se, ko ari mwene Rebeka. Arirukanka abibwira se. Nuko Labani yumvise inkuru ya Yakobo mwishywa we, arirukanka aramusanganira, aramuhobera, aramusoma, amujyana iwe, abwira Labani ibyabaye byose. Labani aramubwira ati, ni ukuri uri amaraso yanjye n'ubura bwanjye, abana nawe ukwezi kumwe. Labani abaza Yakobo ati, kuko uri mwene wacu nicyo gituma unkorera ku busa? Urashaka ko nzaguhemba iki? Kandi Labani yari afite abakobwa 2, umukuru yitwaga Leya, umuto yitwaga Rasheli. Leya yari afite amaso atabengerana, ariko Rasheli yari mwiza wese, no mu maso ari heza. Yakobo abenguka Rasheli, asubiza Labani ati, ndagutendera imyaka 7, uzanshyingire Rasheli umukobwa wawe muto. Labani aramusubiza ati, kumuguha biruta kumuguha undi muntu wese, gumana nanjye. Nuko Yakobo atendera imyaka 7 kugira ngo ahabwe Rasheli, imuhwanira n'iminsi mike kubw'urukundo amukunze. Labani arabanza amushyingira Leya. Yakobo atebutsa kuri Labani ati, kingira umugeni wanjye murongore, kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera, arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa we, aramumushyingira, aramurongora. Labani atanga Zilupa umuja we, amuha umukobwa we Leya ho indongoranyo. Mu gitondo Yakobo abona ari Leya, abaza Labani ati, wangize ibiki? Rasheli si we natendeye? Ni iki gitumye undiganya utyo? Aramusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo gushyingira umuto basize umukuru.
mara iminsi 7 y'uwo tubone kugushyingira n'uriya indi myaka 7 uzatenda. Yakobo atenda Rasheli indi myaka 7. Yakobo abigenza atyo amara iminsi 7 ya Leya. Labani amushyingira Rasheli umukobwa we, kandi Labani atanga Biluha umuja we, amuha Rasheli umukobwa we ho indongoranyo. Yakobo arongorana Rasheli, akundwakaza Rasheli, amwungwakaza Leya, atenda kuri Labani indi myaka 7. Uwiteka abona ko Leya anyungwakaye, azibura inda ye, ariko Rasheli yari ingumba. Leya asama inda abyara umuhungu, amwita Rubeni, ati nuko Uwiteka yabonye umubabaro wanjye, noneho umugabo wanjye azankunda. Asama indi nda abyara umuhungu, ati kuko Uwiteka yumvishe nkungwakaye, nicyo gitumye anyongera n'uyu, amwita Simiyoni. Asama indi nda abyara umuhungu, ati noneho ndafatana n'umugabo wanjye, kuko twabyaranye abahungu 3, nicyo cyatumye yitwa Lewi. Asama indi nda abyara umuhungu, ati ubu ndashima Uwiteka, nicyo cyatumye amwita Yuda, aba arekeye aho kubyara. Muvandimwe wa Judgment Truth Victory, ndimo ndagira ngo turebe ibintu dushobora kwigira muri iki gice. Hanyuma nyuma yaho ndaza kukubaza ibibazo, niba hari inyunganizi wagize cyangwa hari igitekerezo, nawe uratwandikira muri comment, hanyuma ushyire muri comment, hanyuma tuzarushaho kubibona. Niba ari ikibazo nabwo tuzakunganira. Ikintu cya mbere dushobora kwigiramo hariya, ese gutenda ni iki? Gutenda, tubonye neza yuko Yakobo yatendeye imyaka 7 ya Rasheli, arongera atendera imyaka 7 ya Leya, kubera yuko uwo yashakaga si we yarahawe. Bivuze ngo ahangaha nanone ikintu dushaka kwigiramo ni ukwihangana ndetse no gukunda urukundo nyakuri, kubera ko Yakobo yari yakunze Rasheli ndetse yemera no kongera kwitanga, amutendera imyaka 7. Ubwo ari Leya na Rasheli yabatendeye imyaka 14. Hanyuma ikindi twarebera hariya, twakwigira ku bigendanye no kuriganya, kubera yuko Yakobo yariganyijwe na Labani, ariganywa ibyo bari basezeranye. Rero kuriganya si byiza bavandimwe. Niba wemereye ikintu umuntu, kimuhe nk'uko mwagisezeranye. Ikindi nigiyemo, buriya abantu ba kera bitaga amazina, mu kinyarwanda ubundi izina riba rihatse ibintu byinshi, cyangwa izina riba ryihishemo ubusobanuro bukomeye. Hariya twabonye guhera ku murongo wa 31, twabonye uburyo umwana wa mbere wa Leya yitwaga Rubeni. Rubeni bisobanuye iki? Bisobanuye umubabaro. Bisobanuye umubabaro. Hanyuma twabonye umwana wa kabiri yitwaga Simiyoni, bisobanuye kumva. Hanyuma twabonye umwana wa gatatu yitwaga Lewi, bisobanuye gufatanwa. Hanyuma umwana wa 4 yitwaga Yuda, bisobanuye ushimirwa. Uyu Yuda atandukanye na Yuda tuzabona mu butumwa bwiza wagambaniye Yesu. Rero ibyo ngibyo mwabisoma muri Bibiliya, ubusobanuro bw'ayo mazina mwabisoma muri Bibiliya ku rupapuro rwa 27. Naho mu Itangiriro igice cya 29 umurongo wa 32 kugera 39 niho mushobora gusanga ibyo byose. Rero reka mbifurize gukomeza kugubwa neza. Nawe hari ibindi wigiyemo, hari ibindi wungukiyemo, waduha inyunganizi
tukarushaho kugenda twunguka byinshi. Uwiteka akomeze kukugira neza, nanjye angiriye neza, kandi turushaho kunguka byinshi. Ibyo nabasaba nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje ko wabanye natwe. Tugushimiye ko utwigishije byinshi muri ibi bice. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen.